afite n'impanga ye ariko abasore mutereta ntabwo ari ready kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video z'abastar batandukanye utasanga handi nibibagirwe kujya muri comment ngo wandike ese wabonye aririmba te ikindi kandi niwibagirwe ko wabakora share kugira ngo nabandi babibone. Keep subscribing. My name is Didas. I'm your host today. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kugeza ubu uririmbana na bande muri mu itsinda ryitwa nguki mufite indirimbo zingahe? Mfite itsinda ndi kumwe n'impanga yanjye. Impanga yawe. Yego, ndi impanga turi babiri tukaba turirimba avuza guitar nkavuza piano. Okay, kugeza ubu wenda mu Rwanda nubwo sinzi igihe wari uhamaze ngo kingana ute ariko sininde muhanzi wa gospel cyane cyane wiyumva mukavuga ati umuhanzi wa gospel wants to be like her cyangwa like him. Ni benshi cyane, hariho Gahembwayire, hariho Israel, hariho ndamwibagizina ni benshi cyane. Patient Bizimana niko navuga. Baeme abantu nk'aba. Umwe Aime nyibutsa kwiyode cyenyene. Yes. Waturimbira nk'akarimbo ka Israel Mbonye cyangwa ntakuzi cyangwa? Yego, Israel Mbonye nayiririmba. Nkakahe? Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yaramboho yendaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Mu Burundi Israel Mbonye mu mufatuti? Israel Mbonye turamukunda cyane, sindirimbo ziwe zirazwi cyane, turamukunda. Musi turi kumwe n'umuhanzikazi guturuka i Bujumbura. Umeze neza, uraganje. Ndagagundagumye cyane. Urumva ko nanjye Kirundi ngiye kugenda nyimenyaho gakeya cyane gose. Ngira ngo uratangira utwibwira mu buryo bwa gihanzi turirimbiraho akarimbo gato tutangire tukubaza witwa nde nyuma yabyo. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Whoa. Yes, amazina witwa nde? Witwa Butoyi Elodie, nkaba ndi umurundikazi, nkaba ndi umuhanzi, nkunda kuririmba, nkaba nkunda kuririmba indirimbo z'Imana. Ego. Indirimbo zarihimbiwe Imana ntabwo ari z'Imana. Yes, nta indirimbo zarihimbiwe Imana. Okay, turatangira ufite imyaka ingahe uri no mu Rwanda guhera ryari se ubundi impano yo kuririmba yawe yatangiye ryari? Ubwo impano yanjye yo kuririmba yatangiye mfite imyaka 13. Ubu mfite imyaka 21. 21? Yes. Ubu ni 21? 21. Yes, ego. Ngeze ngo ni nka 20. Yes, ubusanzwe usengera he? Usengera he? Église Vivante. Vivante. Uri mu Rwanda kuva ryari? Haraciye igihe ariko si gito cyane kandi si kinini cyane ariko ndi hano mu Rwanda. Okay, niki cyatumye ujya mu kuririmba cyane cyane indirimbo zihimbaza Imana? Kuko ari yo nahamagariwe kwamamaza inkuru nziza niko nabivuga kandi kindi naco nico umutima wanje wakunze cyane. Okay. Kugeza ubu uririmbana na bande muri mu itsinda ryitwa nguki mufite indirimbo zingahe? Mfite itsinda ndi kumwe n'impanga yanjye. Impanga yawe. Yego, ndi impanga turi babiri tukaba turirimba avuza guitar nkavuza piano. Yes, turi kumwe turi babiri ariko hari n'iyindi band nk'ubu badukeneye mu bukwe ahantu twaba twikwije ibintu byose twaba tubifite nta kibazo. Kugeza ubu mufite indirimbo zingahe? Kugeza ubu nta ndirimbo navuga ngo turasohora nini ariko turimo kubitegura. Ubwo twabanje kwitegura neza tubaze twegeranye amahera bo turonse na promotion ya promotinga twabyaba bitworoheye cyane. Yego. Kugeza ubu indi wenda nk'indirimbo mukunda kuririmba mu makanisa mu church abantu bakazikunda waturimbiraho nka kamwe wenda muri izo ndirimbo? Yes. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No, sing how great is our God.
kuri we umukobwa kuba umukobwa yaririmba kuri umukobwa yasenga bisiguye iki mugani mu rurimi rw'iwanyu bon icyo bisiguye nko kuri njyewe ndo presenta Kristo hano kwisi niko nabivuga yes icyo wasaba abakobwa muri rusange ni ikihe cyane kuko ntabwo ari abakobwa bose usanga bimikije imbere mu gusenga Imana abakobwa muri rusange n'ubuhe butumwa bafitiye ubwo hari iby'agaciro kanini cyane kuba mu Mana kuko hoho baguha indero nziza ukura navuga ngo utaburaniwe n'ikintu na kimwe ukuru ufite indero nziza ukuru ufite kazoza keza kandi ukuru uzi ko ufite ijuru niko nabivuga wemera ko nawe uzajya mu ijuru yes ndabyemera cyane ubwo nta nibyo nkekeranye ni iki kizakujyana mu ijuru se uzi ko kujya mu ijuru ari ukwizera gusa yes kumwami Yesu kumwami Yesu niko nabivuga yes urateganya kuzasubira mu Burundi uzasubira ryari ese hari indi gahunda kuzagaruka mu Rwanda cyumweru gitaha niko bavuga gitaha ariko nzagaruka vuba cyane ubwo ndashobora kuzana n'impanga yanjye icyo saba abanyarwanda muri rusange kubigendanye wenda n'umuziki wanyu nubwo mutaratanya gusohora indirimbo icyo musaba abanyarwanda muri rusange icyo dusaba abanyarwanda muri rusange nuko badufasha muri promotion yo kudupromotinga kuko ngaho turashoboye ubwo ino gospel ino irateye imbere cyane kandi biroroshe cyane yes ubwo byaturyohera cyane badupromotinze ariko si ukuvuga ko na hariya byatugoye hoya ariko na hariya ni sawa nino twagomba ko bigenda neza ibihugu nk'u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu byegeranye haba mu muco haba no mu rurimi ubona habura iki kugira ngo abarundi baze bakuranira abanyarwanda vice versa icyo ntacyo nakwishura cyane ko ntacyo ndiyumvira yego niko navuga ni utubazo twa nyuma bari utubazo tw'amatsiko tugenda tubaza abahanzi batandukanye cyangwa abasitari nkawe tujuru uri umusitari ubu nyine byararangiye uri umusitari urateganya kuzashyingirwa ryari ese we kugeza ubu ufite umukunzi kugeza ubu nta mukunzi mfite ariko ubu ndiko ndiga ku bintu byerekeye ubuganga ubwo nimpezo ibintu byerekeye ubuganga nkagirirwa ubuntu ubwo biri muri projet nzacyangira ufite ubwo suziga uteganya nko kuzashaka ufite nk'imyaka ingahe ubwo ntago ndabyumviye ariko ntago ari kera niko navuga wenda iyo mpanga yawe nubwo tutarayibona ariko umuntu umuhuye yapfa ubwo ukitubona ijyambere ntago wadutandukanya yego ukitubona ijyambere ntago wadutandukanya byagusaba kumenyera ariko ndamukunda cyane kuri weho nawe ninde gato ninde mugakuru nje ndi gato we ni mukuru yes mutandukanye muri nk'akantu kabatandukanya kara hari uko byagenda kose hari akantu kabatandukanye akantu kadutandukanya bivana n'umuntu uwo ari we wese uko wowe utubonye sikuriya yatubona sikuwundi watubona umuntu wese bivanye n'ukuntu yatubona ukuntu we yadutandukanya ko hari abavuga ko nje nkunda guseka wowe watekanye hari abandi bavuga ko nje ntekanye wakunda guseka urumva bivana n'ibyo baba wabonye kugeza ubu wenda mu Rwanda nubwo sinzi igihe wari uhamaze ngo kinganute ariko sininde muhanzi wa gospel cyane wiyumva mukavuga ati umuhanzi wa gospel I want to be like her cyangwa like him ni benshi cyane hariho Gahongayire hariho Israel hariho ndamwibagiye izina ni benshi cyane Patient Bizimana niko navuga bayeme abantu nk'aba umwe eme nyibutsa kwiyode nyene yes waturimbira nk'akarimbo ka Israel Mbonye cyangwa ntakuzi cyangwa yego Israel Mbonye nayiririmba nkakahe amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yaramboho yendaririmba kuko nzi yuko nababariwe mu Burundi Israel Mbonye mu mufatuti Israel Mbonye turamukunda cyane sindirimbo ziwe zirazwi cyane turamukunda kubona atandukanye n'abandi bahanzi mu biririmbire n'amavuta uzi n'amavuta atandukanye abantu sino abantu bose barafite impano yo kuririmba n'amavuta mu gifaransa niho bavuga ngo c'est l'onction qui fait la différence kandi umuntu wese ari fort muri domaine ye tubategereza indirimbo ryari muza nk'indimbo ya mbere ku buryo twategereza nyamatsiko tukavuga ati impanga ebyiri zasohora indirimbo twese tukayitegereza uyu mwaka nyene izasohoka tugushimire cyane urakoze yego urakoze cyane uzasuhuze n'abarundi bose gabo urakoze cyane urakoze yego turashimire cyane kabisa mwamukurikiye ibiganiro byacu bitandukanye mu bice ko
twari twagiye nibwo Tamasimbi hafi neza ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi byumvikana twari twagiye Bujumbura ho gato ariko twibera hano i Kigali mwamwumvishe cyane kabisa afite n'impanga ye ariko abasore mutereta ntabwo ari ready n'umukozi w'Imana ikindi kandi dushimira nuko kugeza ubu rwose ari mu bakobwa bavuga ati ngembeshejweho n'Imana kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video z'abastar batandukanye utasanga handi ntiwibagirwe kujya muri comment ngo wandike ese wabonye aririmba te ikindi kandi ntiwibagirwe ko wabakora share kugira ngo n'abandi babibone. Keep subscribing. My name is Didas. I'm your host today.